usi hariho umuntu uwo yitwaga Yobu kandi ari umukiranutsi yarafite byose. Yobu yarakomeye kuruta abantu b'iburasirazuba. Nubwo yarakize ntiyibagirwaga buri gitondo gutambira Imana igitambo. Yari umugwaneza yatangaga urugero rwiza, yashimwaga n'Imana ndetse n'abantu. Ntibiteye kabiri Satana hinyuza Imana ati impamvu yo bakubaha nuko afite byose mu burenganzira, ntambure byose afite arakwihakana mutigeza kumenya. N'ibyashize Satana aramwibasira, amatungo n'ubutunzi bwe byose arabinyaga. Niyarekeye aho Satana amutwara n'umuryango we. Yobu ntiyava ku Mana arashikama. Unambe kumana oya nuinue onani iyo waterwa n'impagarara. N'ubw'ibyo byabaye ku mugaragu Yobu ntiyacogoye ngo anamuke. Uyu mwanya nubwo we Hope baza kuba bakiri hano, ndagira ngo munyemerere duhe umwanya bwana Moses Ndahiro, umuyobozi wa Rwanda Leaders Fellowship, kugira ngo aze aduhe ijambo ry'ikaze. Dukoma amashyi tumwakira. Banyacyubahiro, bayobozi mu nzego nkuru z'igihugu cyacu, inshuti, bavandimwe mugize umuryango wa Rwanda Leaders Fellowship, mbanje kubasuhuza mwese kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Mu izina ry'umuryango wateguye iki gikorwa Rwanda Leaders Fellowship n'abo dufatanyije kuyobora uyu murimo, turabashimiye kuba mwitabiriye ubutumire bwacu. Mugubwe neza. Shimira cyane na bwana Ivangenzi watuyoboye neza, Imana imuhumugisha, ndetse n'abaririmbyi beza ba Way of Hope. May God bless you so much. Rwanda Leaders Fellowship yenda kuba je muri ano materaniro ari ubwa mbere, muranyemerera mbabwire muri makeya. Rwanda Leaders Fellowship niki? Ni umuryango wa Gikristo ufite intego yo kwimakaza indangagaciro zubahisha Imana mu buyobozi, mu magambo y'icyongereza ari byo twita instilling godly values in leadership. Kuva washingwa mu mwaka w'1995, uyu muryango utegura ibikorwa bitandukanye bihuza abayobozi hagamijwe gusengera igihugu cyacu ndetse n'abayobozi mu nzego zose z'igihugu, gushimira Imana kuba byagezweho ndetse no kwiragiza ibiri imbere. Tubona rero umwanya nk'abayobozi kwiga inyigisho z'ijambo ry'Imana
ku bijyanye n'ubuyobozi bwiza, zigakomeza kudushyigikira mu mirimo yacu ya buri munsi. Uyu munsi rero dufite amahirwe, dufite insanganyamatsiko umwigisha ari butugezeho, nk'uko mwabyumvishe ku musangiza w'amagambo y'icyongereza ni leading with integrity, cyangwa kuyobora nk'inyangamugayo. Iyo urebye muri no minsi dufite ubukene bw'ubunyangamugayo. Ubunyangamugayo nicyo kintu cya mbere abakoresha bose muri iki gihe bashakisha. Iyo usabye akazi cyangwa imikoranire, nubwo waba uzi gukora akazi waranakigiye, udafite ubunyangamugayo birakugora. Mu biganiro ndetse n'inama zinyuranye z'abayobozi b'igihugu basesengurira hamwe imizamukire y'igihugu nuko gahunda z'iterambere n'imiyoborere by'igihugu bigenda bigerwaho, hagaragaye ko imwe mu nzitizi zikomeye zidindiza iterambere ari uko hari indangagaciro zatakaye kandi zarafashaga abanyarwanda kugira ubumuntu no guteza imbere umuryango nyarwanda. Ugira utya ukumva ubwiye umwana cyangwa umukozi uti ubabwire ko ntahari, kandi akumva. Kandi bakureba ukumva umuntu muri bisi ati ngeze Nyabugogo kandi mukiri ku Ruyenzi. Ukumva umugani ngo umugabo nurya utwe akarya n'utw'abandi. Kwanga umugayo rero ni indangagaciro twese twifuza. Ubunyangamugayo ni imwe mu myitwarire myiza igize ubupfura, bukaba n'inkingi ikomeye mu muco w'u Rwanda. Kwanga umugayo ni uguca ukubiri n'ikintu icyo ari cyo cyose kigayitse gishobora gutuma ugaragara nabi cyangwa utakarizwa icyizere n'ubikubonyeho. Ubunyangamugayo butuma wirinda gukora ikintu cyagutesha agaciro, bukagutera kubana neza n'abandi. Inyangamugayo ihora yirinda ibikorwa bigayitse. Ngo imfura irangwa n'ubunyangamugayo. Ngo iyo mwasezerana ntiguhemukira, mwagendana ntigusige, mwaganira ntikuvemwo, waterwa ikagutabara, yasonza ntiyibe, murasangira ntigucure, yakira ntigusuzugure, ndetse wapfa ikakurerera. Mu gitabo cy'imigani Proverbs 10 umurongo wa 9 haravuga ngo whoever walks in integrity walks securely, but he who makes his ways crooked will be found out. Mu Kinyarwanda ngo ugenda atunganya abagenda akomeye, ngo ariko uyobya inzira ze azamenyekana. Dufite uyu munsi umwigisha mwiza, Pastor Didier Habimana, ni inshuti yanjye, akora umurimo w'ubupasiteri mu itorero rya Zion Temple branch ya Kimironko, akaba n'umuyobozi muri UNECA. UNECA ni United Nations Economic Commission for Africa, ndetse ikiza akaba n'umunyamuryango wa Rwanda Leaders Fellowship. Wagize neza kuduha uyu mwanya. Araza rero kudufasha, atugira inama yifashishije Bibiliya n'ubunararibonye afite, aduhe n'ingamba zifatika. Ndizera ko inyigisho nziza n'ibiganiro turi bugire uyu munsi turi bubikuremwo tangible actions and commitments zizana impinduka mu buzima bwacu, bikanadutera umwete wo guharanira ubunyangamugayo mu buryo tubazanya inshingano no gukorera mu mucyo ndetse no gukoresha neza ibya rubanda. Ndabashimiye cyane mwese, mugire umunsi mwiza, murakoze cyane. Welcome MC.
Reka twongere duhuze ibiganza dukoma amashyi dushimire Bwana Moses Ndahiro. Ubu rero turakomeje n'uyu mwanya mwiza, ariko kandi ntabwo nabura kuvuga ijambo ryo gushima, dushimira abakuru ku bw'insanganyamatsiko y'uyu munsi, kugira ngo n'abakiri bato batera ikirenge mu cyabo, dukomeze kwigira kuri ibyo birenge, ndetse ibyo tuvuga tunabikora ubunyangamugayo n'ukuri bikaganza. Ntatinze rero uyu mwanya, nk'uko yabivuze mu kanya, umushumba Habimana Didier araza kutugezaho ijambo ry'Imana, ariko ndagira ngo munyemerere dufate uyu mwanya kugira ngo duhimbaze Imana. Way of Hope iduhe indirimbo imwe, dufatanye nabo abo biza gukundira rwose, tukumva turafashijwe, tuze guhaguruka dufatanye nabo. Murakoze cyane. Way of Hope. Nzajya ngusingiza Yesu, haleluya, nguhimbaze, ngushyire hejuru, vuga ibitangaza ukora, vuga imirimo itangaje, haleluya, haleluya, urakomeye. Nzajya ngusingiza Yesu, nguhimbaze, ngushyire hejuru, vuga ibitangaza ukora, vuga imirimo itangaje, haleluya, urakomeye. Nzajya ngusingiza Yesu, haleluya, vuga ibitangaza ukora, haleluya, urakomeye. Data wa twese uri mu ijuru, Mana yacu, turagushimiye, tugushimiye iki gitondo cyiza waduhaye cyo kuza imbere yawe, tugushimiye uyu mwanya w'agaciro, umwanya ukomeye waduhaye. Muri aka kanya rero dukomeje kugusingiza, dukomeje kugushyira hejuru, ariko kandi twaje no kugutega amatwi kugira ngo twumve icyo tubwira uyu munsi, twumve icyo ushaka kutugezaho uyu munsi. Turagusaba rero ngo ubane natwe, tukweretse umukozi wawe Pasteur Didier Habimana, kugira ngo umuvugiremo kandi umukoreshe Data mwiza, kugira ngo ibyo avuga Data aba bibwirijwe nawe, kandi kugira ngo natwe twunguke mu ijambo ryawe ryiza. Ni mu izina ryawe Data dusenze twizeye twese tuti amen. Imana w'umugisha. Munyemerere ntangire nanone abayobozi mwese muteraniye hano mbifuriza umwaka mwiza. Shaka kumbaza ati ni uwuhe mwaka, ariko ni ukwezi kwiza ko kwibohora, kandi ni intangiriro y'umwaka nk'uko twabibanoye nk'impanuro. Ndagira ngo niba bitakugoye ubwire mugenzi wawe ngo umwaka mushya muhire. Tubifurije ukwezi kwiza ko kwibohora. Imana ibaho umugisha mwinshi. Topic tuza kuganiraho uyu munsi, nkuko babivuze, ni leading with integrity. Kuyoborana ubunyangamugayo. Niko nabyise mu Kinyarwanda, nubwo ijambo ubunyangamugayo ridasobanura neza integrity. Integrity, iyo urebye muri dictionnaire usanga integrity uko uri mu buzima bwawe privé, ni nako uri mu buzima bwawe bugaragara. Ariko nanone ubundi busobanuro bwa integrity ni ukuba icyo uvuga ari nacyo uri cyo, ari nacyo ukora. Ubunyangamugayo ni ijambo ryiza ry'Ikinyarwanda twabonye, indangagaciro nziza, ariko integrity ni nini cyane kurusha ubunyangamugayo. Mu kuganira niza gukoresha ijambo integrity cyangwa se ngakoresha ubunyangamugayo, birabisobanutse icyo ndimo ndavuga. Ni topic nziza cyane. Iyo urebye nkuko Moses yahoze atanga ingero, chairman wacu wa Rwanda Leaders Fellowship, ingero zimwe na zimwe z'ukuntu ubunyangamugayo ari nkene mu bigo byinshi, mu matorero menshi, muri institution nyinshi zitandukanye. Ndabizi neza ko mushobora kuba mwarahuye n'umuntu mushima, mukomera amashyi, ubona ari umuntu muha agaciro, hashira igihe runaka mukumva report yuko
wenda yasanzwemo amakosa amutesha umunyangamugayo. Hari abapasiteri benshi cyangwa se abihaye Imana benshi ujya kumva barakubita abagore babo, cyangwa se ugasanga umuntu bamushinze ikigo kuyobora ikigo runaka, yarangiza cya kigo akakirya. Bajyaga bavuga ngo kera umuntu yari umuhanda, kibazo ukuntu bawushyize ku isahani, ariko bashaka kuvuga ngo nta bunyangamugayo yagaragaje, ubwo yanyereje umutungo. Ugasanga umuntu barimo kubaka amazu y'imfubyi akayubaka nawe yubakiye muri wa mutungo yagomba gukoresha. Ibyo byose no kubura ubunyangamugayo. Ugasanga umuntu nanone ntanyuzwe n'ibyo na salary cyangwa se n'umushahara ahabwa mu buyobozi bamushyizemo, ahubwo arashaka indonke, arashaka ruswa, arashaka n'ayandi mafaranga y'inyongera atemerewe. Ingero ni nyinshi. Muri iyi minsi hari concept nshyashya, hari ijambo rishyashya ryaje muri vocabulaire yo mu Rwanda. Sinekeza ko rimaze imyaka 15 wenda byahozeho, ariko concept yo kumva ngo ruswa y'igitsina, sinekeza ko ari ibintu byahozeho byarakorwaga, ariko ni ijambo rishyashya bivuga yuko hari abayobozi bajya gutanga akazi bagasaba ko baryamana n'abantu, ashobora kuri muri business, ashobora kuri muri private sector cyangwa se muri sector public, muri ari umuyobozi muri leta. Ugasanga yewe sinaho gusa, ugasanga niba agiye gutanga akazi koko arasaba uwo yishaka kugaha ko babanza bakaryamana. No mu mashuri ugasanga umwarimu aryamana n'abana yigisha kugira ngo abahe amanota, cyangwa se n'abanyeshuri nabo bagashaka kuryamana na mwarimu kugira ngo babone amanota batakora. Ibi byose ni ingero zigaragaza kubura umunyangamugayo. Kugira ngo tuganire rero iyi topic leading with integrity, nashatse gukoresha urugero rw'undi muyobozi muri Bibiliya tubona watangiye ubuhamya ko yabayeho mu buzima bw'inyangamugayo, ni Daniel. Hari abayobozi benshi muri Bibiliya twashobora gukoresha, abeza n'ababi, ariko nashatse gukoresha urugero rwa Daniel uyu munsi. Daniel yari umuyobozi, yakoreye abami batandukanye, yabaye umuyobozi mu bwami butandukanye. Yabaye umuyobozi bwa mbere ku bwami bw'i Babuloni, hari umwami witwa Nebukadinezari yaje kuvaho asimburwa n'umwana witwa Merodok. Daniel aba umuyobozi, haza kuza Belshazari, Daniel aramukorera, haza kuza umwami witwa Dario. Daniel aba umuyobozi mwiza, haza kuza umwami witwa Kuro. Daniel aba umuyobozi mwiza across the sectors, so many sectors yakoreragamo, mbere mu bajene, ubundi mu bayobozi. Ariko ndashaka gufata urugero rwanditse muri Daniel igice cya 6, texte yanditse muri Daniel igice cya 6 niyo nza gusoma uyu munsi, aho Daniel yari umuyobozi. Umwami witwa Dario w'Umumedi yayoboraga ibihugu 120. Ibihugu byari byinshi. Arangije ashyiraho ba governors, ashyiraho abatware kugira ngo bazajye bamuyoborera buri ntara 120. Ariko nabo asanga kuba korodona abo batware bose 120 ni benshi, ashaka abantu 3 abashyiraho kugira ngo babe nk'abatware b'intebe bayobora babandi bose 120. Muri abo 3 Daniel bamushyiramo nk'umuyobozi. Bibiliya iravuga ngo bamaze kumushyiramo nk'umuyobozi mu gice cya 6 cy'igitabo cya Daniel ku murongo wa 5 batwereka indangagaciro Daniel yari afite. Bibiliya iravuga ku murongo wa 5, Daniel igice cya 6 ku murongo wa 5, biravuga ngo abatware bakomeye n'ab'intebe ngo bashaka impamvu yose yatsindisha Daniel mu by'ubutware, ngo ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, ngo kuko yari umwiringirwa ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Kansubiremo iyo texte, ngo abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniel mu by'ubutware, ngo ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, ngo kuko yari umwiringirwa ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Ni ijambo ryiza kandi ririmo ritangaje. Mu yandi magambo ririmo nk'ibintu 3 bavuze kuri Daniel, ngo bamushatse impamvu yari yo yose cyangwa igicumuro barakibura. Icya kabiri ngo yari umwiringirwa. Icya gatatu ngo nta mafuti yamubagamo. Mu Cyongereza bavuze ngo they could find no corruption in him because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent. Buri umuntu ashobora kutaba umunyabyaha ariko akaba umunyamafuti. Ariko bashatse ngo n'amafuti yo gukererwa, yo guhimba raporo, barayabura neza.
yego amaye bibiliya yindi version kugira ngo nyisome yindi version yitwa ngo ijambo ry'Imana aravuga ngo kubera ibyo ngo abayobozi n'abategetsi bashakishaga ibyo bamurega cyerekeye umurimo yari yarashinzwe n'umwami ngo ariko ngo bamuburaga ikosa n'icyaha ngo kuko yari inyangamugayo ngo kandi nta burangare cyangwa ubuhemu bamubonyeho. Murumva Daniel ngo yari inyangamugayo nta burangare cyangwa ubuhemu bamubonyeho. Rakoze cyane Papa Gedeon. Ni byiza gusoma version zitandukanye bituma ijambo riba ryiza. Yari inyangamugayo nta burangare nta buhemu. Najya twigire kuri Daniel, uyu muntu Bibiliya yatangiye ubuhamya yuko yari inyangamugayo, hanyuma turebe ibintu bikeya twakwigira ku buzima bw'uyu muntu witwa Daniel. Icyambere ndavuga amasomo 3 gusa twakwigira kuri Daniel yose nyakuye muri ikice cya 6. Icyambere nuko Daniel nubwo yari inyangamugayo ntago abantu bamukomeraga amashyi. Kera narinzi ko kuba umuntu udahimba raporo, umuntu utarya ruswa bizatuma abantu bagushima, ariko siko bimeze. Hari abandi bantu bijena. Ariko nubwo byabajeniye Bibiliya avuga ngo abatware ngo baragiye bamurega ku mwami. Cyari cyaha gikomeye kurega undi muyobozi mugenzi wabo bakamurega ku mwami, ndetse umwami ashyiraho itegeko rivuga ngo uyu muntu uzakora aya makosa bari bavuze ngo baramubeshyeye, kuko Bibiliya yavuze ngo bari bashatse ngo impamvu yose yamutsindisha, barangije baravuga ngo ntayo tuzabona ngo kereka nitufatira ku Mana ye. Batuma umwami ashyiraho itegeko rivuga ngo umuntu uzongera gusenga mu minsi 30 abaha delay iminsi 30, aravuga ngo muri iki gihe ninge muzajya musenga. Undi muntu uzongera gusenga ikindi kintu cyari cyo cyose bazamwica, bazamujugunye mu rwobo rw'intare. Icyambere nshaka kwigira kuri Daniel nuko yemeye guhagarara ku ndangagaciro ze nubwo bitari byoroshye, nubwo yabizira. Izi ndangagaciro twaze tuvuga zo kuba umwiringirwa utabonekwamo amafuti, ariko no gusenga Imana ye zari ndangagaciro non-negotiable mu buzima bwa Daniel. Zari ndangagaciro zivuga ngo nta cyasimbura uwondiwe n'uyu, bityo nubwo haza amakuba nzemera guhangana nayo. Iyo usoma uriya murongo twasomye avuga ngo batware bakomeye n'ab'intebe ngo bamushakaho impamvu. Hari igihe uzakora ibintu byiza abantu ntibakubwire congratulations, ahubwo bakagushakaho impamvu yaguteranya, bakagushakaho impamvu yagufungisha, bakagushakaho impamvu yakwicisha, bakagushakaho impamvu yaguteranya n'abandi bantu. Niko byagendekeye Daniel, ariko muri icyo gihe yahagaze kuri za ndangagaciro ze. Bajya bavuga ngo ubundi indangagaciro zitwa indangagaciro iyo zabaye tested. Mu yandi magambo iyo zaciye ku kintu kiguhiga. Umugabo wandika ibitabo witwa John Stewart yaravuze ngo if you don't stick to your values when they are being tested, ngo they are not values, ngo they are hobbies. So iyo umuntu afite avuga ngo ngiye nzamwiringirwa cyangwa ngiye simbeshya cyangwa ndi nyangamugayo cyangwa nta mafuti ambaho, barangiza bakavuga ngo nutabikora turagufunga, nutabikora turakwica, nutabikora uragira ikibazo, warangiza ukazigumaho, nibwo ziba ari ndangagaciro. Mandela yaravuze mu gihe yari kuburana kera mu 1962 ari mu rukiko, aravuga ngo reka ndivuge ijambo mu cyongereza ndeshyira mu Kinyarwanda, avuga ngo I was made by the law a criminal, not because of what I had done but because of what I stood for. Yiswe umwicanyi cyangwa se umugome n'amategeko atari ukubera ibyo yakoze, ngo ahubwo ngo kubera indangagaciro yemeye guhagararaho. Icyambere tubona mu buzima bwa Daniel nukwemera guhagarara ku ndangagaciro nziza nubwo wabizira. Abantu bahimba raporo bakavuga ngo yisinye, nutayisinya uragira ibibazo, ukavuga ngo ugahagarara ku ndangagaciro zo gukora the right thing to do cyangwa se icyo ukwiriye gukora. Undi muntu nawe yaravuze, Martin Luther King Jr. mwirabura waharaniye iterambere ry'abi muramuzi, waharaniye uburenganzira bw'abirabura cyane cyane, yaravuze ngo a man who won't die for something is not fit to live. A man who won't die for something is not fit to live. Hari ingero nyinshi
dushobora kubona bwa muzima bw'iki gihugu bwa muzima bw'ama companies tuyobora cyangwa se institution dukorera zigaragaza yuko hajya habaho ingorane iyo ushatse kubuza abandi umugati. Niko bano bantu mu gihe cya Daniel bari bameze barwa ngo ntekereza ko ariko bamubwiraga bagati wowe wigize ibiki, bakavuga we nimvuga ivuga ngo ese company ukorera ni yaso, iki gihugu ni icyaso, waturetse tukirira. Ariko yarangiza agakomeza kuba umwizerwa, bimuviramo abanzi. Ariko nubwo abanzi bari bahagurutse bakanashaka kumwicisha, yakomeje guhagarara ku byo yizera. Ni isengesho ryanjye ngo twese ibyo twemera ibyo twizera tubihagarareho nubwo byaba bikomeye. Numvise ubuhamya sinzi niba ari hano n'umunyarwanda kazi yigishaga muri kaminuza, sinza kuvuga izina rye ko ntago nabimusabye, ariko yari umwarimu yigishaga amategeko, yigishaga amategeko muri kaminuza. Hanyuma yarazi ko niba umuntu yigisha amategeko, ubundi amategeko bivuga justice, bivuga ubutabera, niwe wa mbere ukwiriye kugaragaraho ubutabera. Muri iyo kaminuza yigishaga hari itegeko yuko umwana bafashe yakopeye bamwirukana. Bari baragirukanye abandi bana benshi babafashe bakopeye. Umunsi umwe aza gusanga umunyeshuri yarazi baziranye w'imfubyi, bamusanga ari uri gusurveya, bamusanga afite ibyo biti inkota muri sinzi ko bamwe babizi, ariko ari gukopera yanditse agapapuro amanote yose. Noneho uyu mwene data uyu mukristo niyo ari gusurveya, aramufata yakopeye kandi amuzi, arabizi neza ko namwirukana ubuzima bwe buraburangiye burundu. Yaraza amateka ye ko yiga mu manegeka, yiga mbese bigoye. Aribaza avuga ngo ninamwirukana ndaba ndenganyije abandi bose birukanye, nimwirukana ubuzima bwe buraba bubi. Ni inkuru yabayeho hano mu Rwanda. Hanyuma icyo yakoze akora report, baramwirukana ariko arangije amuhamagara muri biro. Biro ko bamwirukana, bamaze kumwirukana aramuhamagara aramubwira ngo genda ushaka ishuri nzakwishyurira. Aramwirukanisha arangije ariko aramwishyurira. Naramubajije ubuze wabikoreye iki ko wahombye cyane iyo umubabarira? Aravuga ngo nuko ibyo nemeraga nashatse kubihagararaho ariko birandushye birankuta. Ni kenshi bijya bibaho gukora ikintu kikakuvuna ariko ukagikora. Muri bibe bya covid hari umuntu wavuhayaje, hari umuntu wakoze urugendo Nairobi, ahageze yari yakoresheje test. Barabizi ko kuvuhayaje byagoraga, ukipimisha ahantu henshi wagendaga bipimisha. Yari yamaze kwipimisha ariko ageze ku kibuga cy'indege bamwe ngo iyo test ntago tuyemera, ngo prova ko ari authentique. Abase biprove gute? Naberetse ko nipimishije, niba mufite service zindi zipima mumpime. Yagomba gufata indege agaruka mu Rwanda. Hanyuma umuntu amushyira ku ruhande amwe ngo ariko biroroshye, ngo amadolari 20 gusa turakure kutambuke. Amadolari 20 turakure kutambuke. Indege kwa kundi baba kwakira abantu banyuma, bagiye gufunga gate, bagiye gufunga umuryango w'indege, bamushyira ku ruhande. Hanyuma aratekereza aravuga ngo nintaga 20 ndaba ntangiye urugendo ntazashobora, kuko baravuga ngo mu Gifaransa ngo celui qui vole un œuf vole un bœuf. Uwibigi yiba n'ikimasa, niko bishatse kuvuga. Iyo utanze amadolari 20, ejo nibiba ngombwa kutanga miliyoni uzayitanga kuko uba watangiye urwo rugendo rwo kubura integrity. Hanyuma uwo musore arareba bwese ndabigenza gute, yanga kuyatanga. Indege iramusiga. Indege imusize ajya kuri company y'iyo ndege yagombaga kumuzana. Aravuga ngo indege yansize mu mpindure tike nzagende ejo. Baramubwira ngo turaguca amafaranga ya no show fee, so amafaranga yo kutaje ku kibuga cy'indege, amadolari 100. Aravuga ati arabura muzane manager, bimutwara imbaraga nyinshi. Arangije afata Uber, afata taxi, yagomba kumusubiza mu mujyi. Ararayo muri hoteli kugira ngo nanone urumva amafaranga yatanze. Ijwi rikajya rimubaza ati iyo utanga 20 ntibyari kuba byoroheje aho kugira ngo utange aya mafaranga yose. Ariko irindi jwi rikavuga ngo iyo bitangira wari kuba nyine ufunguye umuryango wo kuziba n'ibindi. Uwo muntu byabayeho ni njyewe.
now icyo sinshaka kubereka ko ndi umuntu w'umutagatifu nyine personal integrity, ariko rimwe na rimwe kugendera ku byo wemera biravuna, bishobora kuvuna, ariko nubwo byatuvuna, niba dushaka kubaho, if we want to lead with integrity, niba dushaka kuyobora muri integrity mu nyangamugayo, nuko tuzemera guhagarara ku byo twemera nubwo byaba bituvuna. Mu buzima bwa Daniel tubona yuko yemeye guhagarara ku byo yizeye nubwo byari bimuvuni. Icya kabiri cyangwa kuvuga no ku buzima bwa Daniel nuko bizadushobokera gusa kuyobora mu bunyangamugayo nitumenya abo turi bo muri Kristo, nitumenya abo turi bo mu Mana yacu. Bibiliya yavuze muri Daniel cya 6 muri ya chapitre nyine ya 6, Bibiliya iravuga ku murongo wa 11 ngo maze Daniel yumvise ku rwandiko rwashyizweho ukuboko, yandi magambo umwami yasinye, ngo agiwe, ngo kandi amadirishya y'inzu ye yarakinguye yerekeye Yerusalemu, ngo akomeza kujya apfukama 3 ku munsi asenga Imana ye, ngo akayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Nakunze rino jambo rivuga ngo asenga Imana ye. Kenshi twigishijwe Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana ya Ndahiro, Moses na Benita, Imana ya Ivan. Ariko ni ngombwa kugira Imana yawe. Yarazi ubusabane bafitanye n'Imana ye. Yewe bimwemerera yuko azi identité ye muri Kristo. Muzi urugero bakunze kuvuga ibintu bigusha abayobozi. Ibintu bikunze kugusha abayobozi bituma bibakura muri integrity mu buzima bw'umunyangamugayo, bakunze kuvuga ngo money, sex and power. Amafaranga, usambanyi ndetse n'ubwibone. Ari nababyita yandi mazina 3Gs, niko babyita ngo gold, girls and glory. Ariko ngiye je préfère ibyo ngibyo, money, sex and power. Bikunda kugusha abantu. Umugabo witwa Yosefu muramuzi, mwene Yakobo, muka Potifari yamusabye ko baryamana. Hari kure ya pasteri Yakobo, hari kure ya se n'abagenzi be bandi, ndetse muri icyo gihugu byari bisanzwe bikorwa. Bijya bitubaho natwe ko tujya mu ngendo hirya no hino. Ariko ubunyangamugayo nuko ukuri unyangamugayo mu Rwanda uzabe n'inyangamugayo uri wenyine muri hoteli, nta muntu kureba, kandi ufite televiziyo rimwe na rimwe irimo amashusho y'ibikoza soni, ushobora guklika ukinjoying, byo bita kwinjoyinga, ariko watakaje ubunyangamugayo. Yosefu igihe muka Potifari yamusabye ko baryamana, yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo nakora icyaha gikomeye gutyo gite ngacumura ku Mana yanjye, nkunda kwa appropriate Imana yanjye, nakora icyaha gikomeye gute ngacumura ku Mana yanjye. Ni henshi tubona muri Bibiliya abantu bagiye bahagarara ku Mana yabo, bazi identité y'Imana yabo, barangiza bagahagarara neza. Bagenzi ba Daniel, Meshaki, Shadrach na Abednego bavuga mu gice cya 3 cya Daniel, baravuze igihe bari bagiye kubajugunya mu itandura y'umuriro, baravuga ngo niba ari ibyo, ngo Imana yacu ishobora kudukiza. Imana yacu ishobora kudukiza. Ni ngombwa kumenya isano ufitanye n'Imana yawe. Imana yawe irakureba. Imana yawe nugira n'ibibazo izagutunga. Si ngombwa kwakira ibyo utemerewe. Si ngombwa nyurwa n'umushahara wawe. Niba ari muke y'Imana izaca inzira ubona undi. Muzi umugani abize mu Kinyarwanda, hari umugani w'umuntu witwa Sebwugugu, mushobora kwa bamwe bawuza, abandi ntibawuzi definitely, birumvikana. Ngo Sebwugugu ngo yari umugabo, ngo wari ufite, ngo yagiye kubona abona akenge iwe mu rugo, ngo kavagamo igishyimbo kimwe, ngo igishyimbo kimwe kikazakiza ku munota, n'ikindi kikaza, ngo yajya kuryama agasigaye igiseke, bugacya mu gitondo cya giseke cyuzuye ibishyimbo, ariko haza igishyimbo kimwe, akagenda agatunga umugore we, agatunga abana be. Ngo hashize igihe ngo aravuga ngo no, ngo kuki hano hantu muri kano kenge hazi igishyimbo kimwe gusa. Aravuga ngo reka nkagure, ngo nindangiza ibishyimbo byose birimo mbifatire rimwe, hanyuma ntera imbere. Ngo aragenda arakagura, akaguye asanga nta kimwe kirimo. Abandi bize wenda muri uwo mugani urahari muri version nyinshi. Hari
abisi cyane cyane muri systeme y'icyongereza bazi umugani witwa ngo the golden egg and the goose. Bashobora kuba mumvye baravuga ngo ni igishuhe, ngo umuntu umwe yarafite igishuhe ngo akabona cya gishuhe ngo kiratera igi ry'izahabu, arishima bimukura mu bukene, atangira gucuruza ya zahabu, atera imbere. Bukeye mu gitondo nanone igishuhe gitera igi ry'izahabu, ajyana ku isoko atera imbere. Bukeye mu gitondo ngo ashize igihe aravuga ngo ariko mfite ibintu byinshi nkeneye ngo biruta igi rimwe gusa ry'izahabu, akagi kamwe k'izahabu, ngo reka mfate cya gishuhe ngo nindagiza nyasamuri ntibage ngo amagi yose y'izahabu arimo ngo nyafate. Ngo afata cya gishuhe ngo arakibaga ntiyagira na kimwe abona. Nabukeye mu gitondo icyateraga izahabu nticyaboneka. Rimwe na rimwe hari igihe duhabwa umushahara tukabona ni mutoya, twarenza tukavuga ibyo nabyo nzawagura, ugashaka uburyo bundi bwo kuwagura, uburyo bwa bituga, uburyo bundi bwo gushakisha butari uburyo normal, ariko kubikora ukaba wowe wenyine uri kwihemukira ndetse uri guhemukira n'abana bawe. Ariko indangagaciro twigira kuri Daniel ikomeye, yarazi wariwe, yarazi ngo niba ari bikeya Imana izantunga. Hano hari abantu babaye abambasaderi. Ninde mwambasaderi ujubaho ku mafreye, ku mafaranga ye? Natwe turi abambasaderi ba Kristo, natwe turi abana b'Imana. Yaravuze ngo nimukiga nyine ngo ejo muzambara iki, ejo muzarya iki. Kumenya uriwe ukavuga ngo nzatungwa n'ibyo bangeneye gusa, nibiba bikeya Imana yo mu ijuru izandengera. Ukareka kuba greedy, ukareka kugwa mu mutego wo gushaka gufata ibyo ibitari ibyawe. Yewe muri biriya bigusha abayobozi mu nzego zitandukanye, wowe ukavuga ngo njyewe ndiyizi, njyewe n'Imana yanjye tuzakomeza tugendane uko byamera kose, Imana izantunga. Nibyo tubona mu buzima bwa Daniel. Daniel yarazi wariwe. Icya gatatu nanone twigira kuri Daniel muri ubu buzima bwa leading with integrity, kubaho mu buzima bwa integrity, nuko biroroshye kubyigisha, biroroshye kubiganira, biroroshye kubivuga, ariko abantu babayeho mu buzima bwa integrity nuko bavoma imbaraga ku Mana. Tubona ko Daniel yavomye imbaraga ku Mana igihe bashyiragaho itegeko rivuga ngo umuntu uzongera gusenga tuzamujugunya mu rwobo rw'intare. Bavuga yuko byibura Daniel yari afite imyaka 80. Imyaka 80 yari yarabonye byinshi. Yabonye Imana imukiza inkota y'umugabo witwa Nebukadinezari w'umugome. Yari umugabo w'umugome, yari afite ingabo z'abakarudayi zagiraga ubugome bwinshi. Ariko umunsi umwe aravuga ngo ndaza kwica abapfumu bose, abanyabwenge bose bo mu gihugu cyanjye nibatansobanurira inzozi. Ariko Imana imuha ubwenge bubasha kuzisobanura. Imana imukiza iyo nkota ya Nebukadinezari. Yabonye itanura ry'umuriro rya bano ba Shadrach, Meshach na Abednego, Imana ibakiza. Yari afite inararibonye, yari afite nagendanye n'Imana uru rugendo kuva n'umwana mutoyi. Mwibuke Daniel yari umunyagano, yari mu gihugu kitari icye, ariko Imana igiye nimwororokeramo, Imana imugwiriza muri icyo gihugu. Igihe rero baje kumwe ngo turakwica, yari afite Imana yabonye. Bityo aravuga ngo imbaraga zanjye nzazivoma muri ya Mana kurusha gushaka kwifatanya n'ababi, kuko abangaba mwumve kera nkikizwa rwose, nayo mfite imyaka 19, numvishe nk'Imana imbwira iravuga ngo iminsi yose uzashaka kunezeza Imana, ushaka kunezeza Imana, kuko nunezeza Imana, Imana ifite ubushobozi bwo kugaruka abantu bakwanze kugira ngo bakugarukire. Ariko nunezeza abantu ugahemukira Imana, ntago abantu bafite ubushobozi bwo kugarura Imana ku ruhande rwawe kandi wamaze kwitera umugongo. Kunezeza Imana, kunezeza Imana. Icyo gihe nari umusore, abantu bagaba dore uwo muginga yagiye mu bintu by'abakristo, bagatangira kugucira, bagati bese warasaze, byarapayutse. Hano hari abantu banzi rwose nshyushya ntwika, ibintu by'Imana biri kure cyane. Ariko Imana imbwirije jambo ko komeza nezeza Imana, bazakugarukira ntuzabagarukira. Nibwo bwari ubuzima bwa Daniel. Yaravuze ngo nzavoma imbaraga zanjye mu gusenga, nzavoma imbaraga zanjye. Mwumve bari babahaye iminsi 30, umumara iminsi 30 mudasenga. Yashobora kuvuga ngo ndapostponinze gusenga,
ngo yewe ibintu byo gusenga ngo mbaye mbiretse. Hari abantu basenga kuri bonani gusa bagazategereza ko yindi bonani igera kugira ngo basenge. Bijya bibaho rwose. We ntiyabipostponinze kuko niho yavomaga imbaraga. Reka rwose nongere mbasaba abayobozi turi kumwe hano tuvoma imbaraga mu gusenga. Umuntu usenga Imana imuha imbaraga niyo ibigeragezo bije. Ntago umuntu akwiriye gusenga agize ibyago gusa. Ntago umuntu asenga afite ikibazo runaka. Ufite ikibazo cy'umwana, ufite ikibazo muri company, ikibazo muri mu itorero uyobora, ukaba ari gusenga. Oya, we yavomaga imbaraga mu gusenga. Zaburi ya 75 ku murongo wa 7 n'uwa 8 Bibiliya iravuga ngo kuko agakiza ngo kadaturuka iburasirazuba cyangwa iburengerazuba. Bakoresha ijambo agakiza hano, ariko izindi version ziravuga ngo kuko promotion, kuzamurwa. Ngo ntago bituruka iburengerazuba cyangwa iburasirazuba ngo cyangwa mu butayu, ngo ahubwo Imana niyo mucamanza, ngo kandi icisha umwe bugufi igashyira undi hejuru. Kanzome ya version Papa Jedo yatubwiye yitwa ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuga Zaburi ya 75 iravuga ngo ikuzo ry'umuntu ntirituruka iburasirazuba, ntirinaturuka iburengerazuba, ngo cyangwa se mu butayu, ngo ahubwo Imana yonyine nigena byose, icisha umwe bugufi undi kamuha ikuzo. Yarazi ko Imana ari igena byose. Kuzamurwa kwe bituruka ku Mana ye. Gusenga ni statement ivuga ngo ubuzima bwanjye buri mu biganza by'Imana. Ntago statement y'abanyantege nkeya. Ni ukwemera ko Imana ari ikubeshaho. Kubaho ni Kristo. Ushobora kuba umwarimu wa kaminuza, ushobora kuba CEO runaka, ushobora kuba umuyobozi wa mbere ufite chiffre d'affaires ya miliyari y'amadolari, ariko kiga gusenga. Kubera ko imijugujugu igiye izaza, Imana izakurengera. Kambahe ubuhamya bw'umukecuru ngo wari ufite ibibazo by'imibereho, ariko ari umunyamasengesho, akunda gusenga. Abagabo bamutereta bakababwira ngo ya sinahemukira Imana. Ngo umunsi umwe Imana ngo agiye gusenga, Imana iramuganiriza. Ngo Imana imuganirije ngira mubwira ngo humura ukene bwawe ngiye kuburangiza, ngo ndahera uyu munsi muraza kurya neza iwanyu. Aratangara ngo arataha mu rugo, ngo arangije ategura ameza. Aravuga ngo Imana yavuze ngo turarya neza, reka tubirebe. Ategura ameza, abwira abana avuga ngo uyu munsi ni igiki mwaye mukumbuye. Abana bati dukumbuye cornflakes, dukumbuye cheese, dukumbuye ifi itangaje. Bise abana bavuga ibintu batari baherutse. Aravuga ngo mwitege uyu munsi turaza gusangira, kandi turarya ibi byose mwavuze. Hanyuma ngo bigeze saa 12 abona nta kintu gihari muri frigo, nta kintu gihari muri stock. Saa moya nta kintu na kimwe afite, wajya mu cyumba cye atangira gusenga. Aravuga ngo Mana wavuze ngo ratugaburira neza uyu munsi, kandi uri Imana itabeshye. Ngo arimo arasenga, hanyura umuntu atheist utemera iby'Imana, ngo yumva avuga. Aravuga ngo uyu munsi Mana wavuze ngo ratugabura. Ngo ariko abantu ngo ubuse ubukene butumye koko anavangirwa. Aravuga ngo reka mukomeshe, reka mukoze isoni. Ngo aragenda ajya muri supermarket agura ibintu byose ibyiza. Murabizana mu supermarket agurisha ibiryo bihiye n'ibiryo bidahiye. Agura ibintu byiza. Arangije ngo bishyira mu modoka ye, ajya gukomanga kwa wa mudamu. Aramubwira ngo mama ngiye mvuye kwa Satani. Ngo mvuye kwa Satani, none Satani aranyohereje ngo nkugaburire. Reka mbabaze na none, ari wowe wabirya cyangwa wategereza Imana? Wategereza Imana. Bivuye kwa Satani. Reka babwire uko mama ngo yabigenje. Ngo arangije ngo abwira abana, ngo yahise avuza azamura ijwi, avuza impundu, ahamagara abana be ngo muze mupakurure. Ngo umugabo aramubwira ngo ariko navuze ngo bivuye kwa Satani, kandi wewe wabisabye Imana. Ngo ahita avuga ngo iyi Imana yatanze itegeko na Satani arakugaburira. Icyo bitwigisha niki? Iyi Imana iri mu ruhande rwawe iyo wize kubana n'Imana. Bibiliya iravuga ngo Daniel ngo yagiye mu nzu ye asenga Imana ye, ngo arayishimira nk'uko yari asanzwe agenza.
ntago kuba baravuze ngo baraguta mu rwobo rw'intare aribyo byatumye asenga ngo nkuko yari asanzwe agenza. Iyo Imana yatanze itegeko n'urwobo rw'intare, intare ntizikurya. Imana yatanze itegeko na Satani yakugaburira. Iyo wize kubana n'Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi, nakubwiza ukuri, uzagera ahantu bashatse gutestinga indangagaciro zawe, bakuzanira dosiye zikomeye wasinya kandi zirimo amanyanga, kandi wenda zatanzwe itegeko n'abantu bashobora kukugirira nabi mu buzima bwawe, ariko uzishingikirize ku Mana, ntago uzabihomberamo. Munyemerere nsoze mbasaba nanone mureke aho Imana iduhaye kuyobora, tuyoborane ubunyangamugayo. Tuzabishobora dute? Duhagarare ku ndangagaciro nziza, nubwo byatuviramo wenda kubabazwa, ariko stand on your values. Icya kabiri, tumenye abo turiho muri Kristo. Icya gatatu, tuvome imbaraga mu gusenga. Imana izatugira neza. Imana ibamugisha kandi Imana ibagire neza. Mureke dusenge. Mana yacu, turagushimira kutwigisha kugendera mu bunyangamugayo, mu gusa na Kristo, kuko nawe ni inyangamugayo. Yahagaze imbere ya Pilato, ntiyabivamo. Siwe gusa, tubona ingero z'abantu bahagaze imbere y'abashobora kubagirira nabi. Mose yahagaze imbere ya Farawo, Yeremiya yahagaze imbere y'abatambyi, Mwami Pawulo yahagaze imbere ya Agripa. Abo bose bari abayobozi batubereye icyitegererezo, bagendera mu bunyangamugayo nubwo byari ibihe binyerera, byari ibihe bigoye. Twebwe kenshi nta nubwo tuba turi mu bihe bigoye. Turasenga aho twataye ubunyangamugayo, udufashe kugaruka, twemere responsibility, hanyuma uturestore kugira ngo Mwami Imana tugaruke mu kugendana nawe muri integrity. Two kuzaba bamwe mu mastatistike bavuga ngo abantu babakomeye amashyi, abantu barabizeye, abantu barabemeye, ariko ntibagendera mu bunyangamugayo. Udufashe kuzaba icyitegererezo cya generation yacu, ariko na generation izakurikiraho, mu kubaha Imana ndetse no mu kugendera mu gukiranuka. Mana, icyubahiro cyose ni icyawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibamugishe. Reka nsabe twongere dukomere Imana amashyi menshi cyane kubw'ijambo ryayo. Dushimira na Pasteur Didier, arakoze cyane, kandi ijambo ry'Imana atubwiye ni ijambo ntekereza ko ryubatse twese turi hano, kandi rigakomeza no kutugirira umumaro kugira ngo aho turi dukomeze umutima w'ubunyangamugayo. Ndagira ngo rero muri uyu mwanya ntatinze dufatanye gusangira ijambo, inyunganizi, ibibazo ndetse n'ibisubizo. Akaba ariyo mpamvu nasabaga kugira ngo baze kudufasha impande zose zishoboka, abafite ibibazo, inyunganizi, cyangwa nuwa kwifuza kugira ikindi avuga. Uyu ni wo mwanya kugira ngo dufatanye. Rero ikaze. Namusaba ikintu kimwe mu izina y'abari ahantu bose, cyane cyane abo Rwanda Leaders yatumiye aha hantu. Bafite liste yabo, bafite liste y'abantu batumiye, bumvise iri jambo. Ushoboye ku biriya bintu bitatu kubyandika neza, ukabiha Rwanda Leaders, nkayisaba kugira ngo izayoherereze abo yatumiye bose, babisome bongere babisubiremo. Kiriya cya kabiri ukagisobanura neza, yuko ntabwo byoroshye kuvuga ngo kugaragaza uri wo muri Kristo kuri twese ko turi aha ngaha. Ntabwo bose twese ariko tubisobanukiwe. Ndagira ngo aho ngaho icyo cya kabiri wasabye uzongera ucyandike neza mu magambo yumvikana ku watumiwe aha, yendana n'uwo wabisubiramo, waza kubisubiramo ukagaragariza icyo washatse kuvuga, ariko ndifuza ko cyumvikana neza. Yenda aho ngaho wakwensista cyane kuri cya kindi cy'ubunyangamugayo, yuko kuba uri we muri
twese twita abakristo, twese tuzi ko turi abakristo, ariko sinzi ko tubyumva neza icyo kintu cyo kugaragaza uwo turi we. Ubwo rero aho ngaho kugaragaza uwo uri we, kugaragaza umuyobozi ugomba kubahwa na bose, ugomba kutareba uko abantu bamufata, bya bindi waduhaye urugero ngo ntabwo uriya Daniel ntabwo yitaga ko bamukomera amashyi cyangwa atayamukomera. We yitaga kumva ko bamukunda batamukunda ariko bazagira bamenye uwo yari we. Ndagira ngo rero nibyo nashaka kugira ngo gusa wongereho wongere ugire icyo wongeraho, basobanurire neza, ariko noneho uzatwandikire tubohereza abo batumiye. Imana iguhe umugisha. Nanjye nashaka gusaba Pastor Didier ngo adusobanurire neza difference iri hagati y'ibintu Imana yatumye Satani ngo atuzanire cyangwa ibyavuye kwa Satani ubwe akatuzanira. Ndatanga urugero rw'uko naba ndi umuyobozi, ntunzwe koko nayo mpembwa, ariko abana bari mu mashuri ahenze, imodoka ya madamu cyangwa y'umugabo yarapfuye, rwaje ababyeyi, mu magambo make nkeneye amafaranga. Hanyuma hari amadosiye kuri biro yanjye ngomba gusinya, arujuje ibyangombwa ariko yatinze gusinywa. Hakaza umuntu, niba ari Satani yamutumye, akaza azanye envelope ati rwose mba nzi ko muba muri byinshi, reka nguhe icyayi. Nk'umuyobozi nanjye nshobora kuvuga nka wa mudamu, nimukoma amashyi, minerval irabonetse, ayo mafaranga wenda nkaba nayafata, ariko yitwa igiturire, afite ingaruka. Yo noneho atanavuye ku Mana, wenda avuye kwa Satani direct. Ni gute nahitamo nk'umuyobozi nkamenya ibyavuye ku Mana n'ibitavuye ku Mana? Aho wadufasha. Imana ikugire neza. Nanjye nagira ngo mbaze Didier, Pastor Didier, ni byiza Daniel yarabishoboye n'abandi mwagiye muduha ingero, ariko n'umuntu ku giti cye ajya agira ubushake bwo gukora neza nk'uko nguko, ariko ugasanga ntago abishoboye. Ese umuntu yakwishoboza cyangwa hari n'inzira mwatubwira kugira ngo niba hari ukundi umuntu yabishobora, hari ikindi cyamufasha, mwatugira inama? Murakoze. Murakoze cyane. Murakoze. Nitwa Mugisha Vincent, mpagarariye ikigo cyitwa Digitech. Ni ikigo gito ariko kiri mu iterambere gikura. Nashakaga ngo udusobanurire, iyo uri inyangamugayo bivuze ko n'ikiguhagarariye nacyo kigomba kuba cyakugaragaza ubunyangamugayo. Ariko hari igihe ikigo abantu ari 5, abakozi ari 5 bishoboka. Iyo batangiye kuba 10, 20, 30 ugasanga harimo benshi batangiye gutakaza bwa bunyangamugayo bw'ikigo. Noneho ikigo ugasanga cyatakaje za ntangaciro. Ese nk'abantu bari imbere yacu b'abayobozi bakuri ibigo binini hano, ni gute ubinyangamugayo n'ikigo cyawe kikabinyangamugayo neza? Nakoze. Mbere na mbere ndashimira Pasiteri watwigishije, watubwiye ijambo ry'Imana, ariko icyo numvishemo kandi numva twubakiraho cyane cyane hano, benshi turi ababyeyi turarera. Mu ntangiro wavuze nk'umubyeyi mu rugo, iyo abwiye abana ngo naka cyangwa baza mabwire ko ntari kandi uhari, tugafata amadisikuru tuvuga ngo urubyiruko rw'ubu ntirwumva, urubyiruko rw'ubu se ngo duhangayikishijwe n'urubyiruko kandi ntumye ko warwishe wowe mubyeyi rukiri rutoya. Muri bisi biriya izi telefone zaje n'ikoranabuhanga zo zazanye ibindi bidasanzwe. Igihe cyose yitaho ngo turi mu inama zidashira, kandi noneho ukanabivuga n'abandi bumva. Bwa bunyangamugayo rero ngira ngo analize ku bunyangamugayo ni ndende cyane. Dufite uko twarizwe kandi dufite natwe uyu munsi ko twifuza kurera. Ubunyangamugayo rero ni ugutega amatwi cyane cyane mu ijambo wavuze. Nakurikiye cyane numvishe havugwa n'ibingibi nyine
wa wundi wavuze ngo yazanye ibintu kwa Satani niyo yamutumye, ariko nyamara yari yumvise wa mubyeyi ko ari ugusaba Imana, ashaka kumuvangira. Ashatse kumuvangira yongeye gushyiramo ubwenge. Iryo jwi n'igitumye ubizanye kandi mfite isezerano ry'Imana, ibyo ari byo byose uravuga mu ijwi ry'Imana, ibindi n'uruvange. Bisaba rero kumenya ubwenge. Yabivuga byose yabizanye, ntabwo uwo ngo si uhindutse ijwi ry'Imana rikuyobora, ahubwo yaje atumwe n'Imana, yo yatumye, icyo gihe biza bikugezeho kandi nta handi ugiye. Niyo mpamvu rero pastor rwose komereza aho ngaho, ibindi usesengura uko bavyumva, ariko inyigisho muri rusange y'ubunyangamugayo, kiza cy'ubunyangamugayo no guhagarara mu ijwi ry'Imana biraramba. Mwumvise ko cyane mu bayobozi, iyo ushatse iyo nzira ya bugufi ntabwo iramba. N'ibyo waba warubatse hari agahenge kajemo kagira ibyo werekana ko utunze, ariko ntabwo biramba bitewe nuko bose baba babireba, baba babizi. Ariko umuntu wumva ku Mana cyane cyane, nsoza mvuga ubu buzima turimo hari igihe kigera cyo kubuvamo, iyo tuvuga ko Imana iduhamagaye. Uwo ari wese ari hano arwaje, umurwayi, umubyeyi mu bitaro, igihe cyo ku munota wa nyuma, iyo warangwaga n'amanyanga menshi n'ibibazo byinshi cyane byose bifungafunze, gusamba kwawe bagomba kuzana n'abagufata kugira ngo udahanuka ku gitanda. Haba hari ibibazo byinshi cyane atera hejuru. Ariko umuntu wemera mu igenzura nabonye, wemera Imana yibereye ku isengesho yashatse, ukuntu buri gihe cyose usavuga ati Imana yanjye, n'umurwaza ntamenye igihe atahiye, agira gutya agasanga yasinziriye, yajya kumureba ati nguhe agakoma, agasanga yigende, akigenda neza. Bityo rero duharanire kuzataha butore butagatifu tutanduranyije na rimwe. Amen. Murakoze cyane, thank you very much. Murakoze rwose. Munyemerere wenda nsubize, ariko icyiza nuko hari hano turi benshi, ushobora no gusubiza mugenzi wawe, cyane cyane nk'ikibazo cya Mugisha yabajije ngo ese uyobora ikigo gikomeye kinini, ndaza kureba umwe mu bayobozi abo tuziranye mugize ibyago cyangwa se mugize Imana, ndaba pinpointingana hanyuma mbabwire mu gisubize, kuko ngewe ntago nyobora ikigo kinini cyangwa ubunini buri relatif nabwo. Hari abantu 10 bashobora kuba benshi, abandi 200 bakaba bakeya bitewe n'uwari wi. Papa Gedeon kwandika izi note nkazitunganya nzabikora nta kibazo, Imana igumugisha. Ikindi gusobanura neza identité abo turi bo muri Kristo, abo turi bo muri Kristo, nkunda kuvugira mu migani nka Kristo niwe mwami wanjye. Reka mvuge akantu gatoya sinza gutinda. Umuntu umwe ni histoire yabayeho, yitwa Marina Chapman. N'umuntu wabayeho ari umwana mutoya. Marina Chapman ngo abajura baramwiba, bamutwara mu ishyamba, bamutayo, ndavuga mu magambo makeya, bamutaye mu ishyamba ngo yarafite nk'imyaka 4, hari muri Amazoni, muri biriya bihugu byo muri Amerika yo hepfo. Hanyuma ngo kurira mu ishyamba yiga imico nk'iy'inguge. Bajya kunda kujya kuri YouTube ndetse na National Geographic bamukoreho documentaire yitwa Marina Chapman. Yiga imico nk'iy'inguge, abana n'inguge, akaza yurira ibiti nk'inguge, yiga kurya imizi y'ibiti nk'inguge, kunywa amazi nk'inguge, abana nazo nk'imyaka irenga 10. Abana nazo umunsi umwe aza kugwa kuri miruwari, arebye miruwari ngo asanga babagenzi be babana ntago basa nawe, yari umuntu. Ngo yirebye muri ya miruwari, ngo hanyuma asanga we n'umuntu, hanyuma zo ni inguge. Munyumve neza sinza gutukana, ariko ngo aravuga ngo ko ntasa nabo. Hanyuma atangira kuzajya agenda, ngo yajyaga abona abantu baje muri iryo shyamba akabahunga nkuko inguge zabahungaga. Umunsi umwe ngo abonye abantu baje muri rya shyamba, kugira ngo abahunge arabasanga, niko baje kumukura muri iryo shyamba. Abantu bamukorezeho ubushakashatsi ari benshi. Icyo nashaka kuvuga mbihuje no kuba abo turi muri Kristo. Buriya iyo uri muri Kristo urimenya, usoma iki kitabo kikakubwira kudahangayika, kikakubwira nyine kutari inguge.
kikubwira icyo utari cyo. Hanyuma iyi si umuhanga yaravuze umwe ngo ntabwo uzabuza inyoni kuguruka ariko uzazibuza kukwarikaho. Iyi si ibyaha bizakomeza kugwira, ariko iyo uri umukristo yo wimenye uwo uriwe. Daniyeli ko yarazi Imana, yarazi uwo ari we muri Kristo. Yosefu yarazi uwo ari we mu Mana, yaravuze nubwo ndi kure ariko sindi inguge. Muri iki gihugu ndimo inguge zihora zisambana ariko ngewe sinzambana, sindi inguge. Mbese I know who I am. So tubibwirwa n'ikirera abaturibo. Wabivuze neza, kwitwa umukristo ntabwo ari ko bivuze ko wasobanukiwe identite yawe mu Mana. Kwitwa umupasiteri biratangaje ko hari n'abapasiteri badasenga. Ibi ngibi nshobora kuza kubibabwira rwose ari experience cyangwa nabidownloadinze kuri Google. Ibyo murabizi. Yewe kwitwa umupadiri, dufite amakanyine y'abantu bataye moral values, bataye integrity, benshi twigeze twumva, benshi kandi bitwa ayo mazina akomeye. Ariko dufite nanone n'abandi bahagaze ku byo bemera. Ushize muri prayer breakfast hari umuntu watanze ubuhamya, umwe mu ntwari z'Inyange, baje kubica baravuga ngo mwitandukanye, abahutu bajya hari, abatutsi bajya hariya, ariko ye yarasomye ijambo rivuga ngo mubone n'abantu bose amahoro. Arahagarara baramurasa, we n'umudamu we barabarasa, abandi bana 10 barapfa kubera ko bahagaze kuri identite yabo barimo muri Kristo. Rero kumenya uriwe muri Kristo Yesu ni ikintu gikomeye, kumenya abo turi who I am. Aho ngenda hose Imana irandeba. Nkuko babivuze nzabidevelopa neza, ariko nicyo naba nkusubije. Kumenya uriwe muri Kristo ni ikintu kikurinda, ni nk'antibari mw'isi y'amasasu. Yewe rimwe na rimwe niyo yakugwaho ubuzingo Imana izakurengera. Paulo we yaravuga ngo kubaho ni Kristo, no gupfa bimbereye inyungu. Mu gifaransa bavuga ngo pour moi vivre c'est Christ et mourir m'est un gain. Donc vivre c'est Christ, kubaho ni Kristo. Kugenda ahantu hose, aho ukora hose, aho ugenda hose, uri we wese. Niba uri umuministri wo mu Kristo, niba uri umuntu ukubura mu muhanda w'umukristo. Ibyo ni ibintu bikomeye. Ngenda umukristo nzahora niwe mu bintu byose ngeze kugufa, ariko umuntu umwe yaririmbye. Narondogora kuri iyo ngingo, ariko reka no kurondogora, ndatekereza ko nakusubije. Sister Christine, wakoze cyane. Gutandukanya ibyavuye kwa Satani n'ibyavuye ku Mana. Waduhaye n'urugero rwiza. Ese umuntu aje akavuga ngo dore ka cyayi sinyiyo dossier vava, hanyuma procurement inyemera amasoko. Reka nsomere ijambo rimwe nahise nibuka igihe wavugaga. Nayo ni discussion dushobora gukomeza ikaba ndende. Mu gitabo cy'imigani igice cya 16 ku murongo igice cya 17 ndatekereza ibyo cyangwa ni 16 tukora 7. Yes, 16 7. Imigani 16 7 ni ijambo rikomeye. Riravuga ngo iyo imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka, ngo atuma n'abanzi be buzura nawe. Wowe yalinya kuri side y'Imana, ngo n'abanzi bawe bakuzura nawe. Niko Bibiliya ivuga ngo kuko imigenzereze y'umuntu inejeje Uwiteka. So ariko ntekereza nanone biragaruka ku cyo twavugaga, nkusubije magambo makeya, nubwo mbizi nawe ko wabitangaho igisubizo. Ikintu icyo ari cyo cyose kigusaba gukora icyaha kiri defini, ntushobora kugikora ukakitirira Imana. Ntushobora kurya amafaranga ya ruswa kugira ngo urenganye abandi, warangiza ukabyitirira Imana. Ntago umuntu yakuzanira indonke, bituga, ruswa, bifite amazina menshi. Waneze kuvuga ngo Imana irantabayishe minervari yanjye. Ururiya rugero natanze rw'uriya muntu we yahagaze muri iki cyanditswe nibona ko ariko navuga no mu atheist yakoreye Imana. Dufite ingero nyinshi zo muri Bibiliya aho igikona gikunda inyama kiyirizaga kigagaburira Eliya kugira ngo abashe kubaho. Ubundi gitunzwe n'inyama cyakabaye ari cyo kizirya, ariko kigafata umutsima n'umugati kikamugaburira igihe ari ku kagezi Kereti. Mu magambo make icyo nagusubiza, uburyo tubitandukanya ni ikintu icyo ari cyo cyose. Iyo Bibiliya ikise kibi kiba ari kibi, iyo Bibiliya ikise cyiza kiba ari cyiza. Imana igumugisha. Sinzi ko musubije wenda neza. Ese umuntu yakwishoboza kubaho ubuzima bwa integrity, kubaho
ubundi biroroshye gupfira Imana kurusha kuberaho Imana, kuko iyo uberaho Imana uhora upfa buri munsi. Niyo ibyo wagombye ibyo wagomba kwakira mu buryo bworoshye. Ndibuka icyo gihe mvuye Nairobi, ndatanze amafaranga menshi byanduhije, biganiriza abantu b'abavandimwe bakavuga ngo ariko nawe uri kirofu wiseta nka $20 bikarangira. $20 idege itagusize utanga amafaranga. So kubera Imana biravuna ariko nukubaho ubuzima bwacu. Ese twakwishoboza oya, ariko icyo nshaka kuvuga niyo watsitara, reka mbivuge rwose neza hano, dufite urugendo, the road to integrity, ariko dushobora no gukora urundi rugendo, road back to the integrity. Nubwo watsitara uzongera wihane, fate responsabilité, hanyuma ugaruke nanone muri bwa buzima bwa integrity. Kuko bibaho rwose ko umuntu yareba agasanga yarakosamye, ntagasa na Daniel, uzagaruke nanone muri bwa buzima, uzasaba Imana igusubiza muri bwo buzima bwa integrity. Ariko ibyo navugaga njyewe, ibyo nemera nuko utabyishoboza, ahubwo niyo mpamvu Daniel yavomaga imbaraga ahantu, yavomaga imbaraga mu Mana. Dufite Imana dushobora kuvomamo imbaraga, ariko dufite n'abagenzi bacu beza, kugira inshuti nziza. Abantu uvuga ngo aba bantu I'm accountable to them. So, aba bantu nshobora kubabwira intege nke zanjye bakazumva, batanjija, batancira urubanza, nabyo birafasha. Kugira inshuti nziza zisengana nawe mu bihe ufite dosiye nk'iyo yavugaga Christine igoye, ariko bakagushoboza, bakakubwira ngo komera ntubivemo. Nicyo nagusubiza, dushobozwa n'Imana mu buzima bwo kuvoma ku Mana mu gusenga, ariko nanone iyo ufite inshuti nziza rwose zikugira inama nziza. Hanyuma ikibazo cya Mugisha Vincent kivuga ngo kugira integrité, kugira ubunyangamugayo muri company ntoya, ariko ngo yaba nyinshi mu bigenza muti. Reka ndeba abantu bafite amakampani nshobora kubaza Moses cyangwa se nkabaza hariya polyclinique docteur ifite, cyangwa reka mbaze Christine nawe wambajije, nawe ayobora urwego, ayobora company ishobora kuba ifite ni CEO wa bank ikomeye, ishobora kuba ifite abakozi barenga 500, ntago mbizi. Ariko ubigenza ute kugira ngo maintaining integrity mu kigo kinini? Reka munyemerere akidusubize. Yes, imitima y'abantu iragoye. N'abana wabyaye ushobora kugira integrity akavamo abadahuza nawe. Mu kigo nkoramo, urwego rurazwi, twitirirwa Kristo, tugatanga inguzanyo ziciriritse, turasenga kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa gatanu, buri gitondo tugiye gutangira akazi. Rimwe mu kwezi tugira kwiriza tugasenga, rimwe mu mezi 3 tukagira overnight tugasenga. Uko nuku yes, thank you. Uko nuku it infuse culture yo gusenga no kwizera Imana no guhamagara Imana muri byose dukora. Uretse ariko nibyo ngibyo tukagira nibihe byo kubana mu gusenga ari ibijyanye n'umuntu ku giti cye bitajyanye n'iby'akazi. Dusengera abakiriya bacu, hari bamwe dusengera bagaseka bagatembagara batise ko nanaje gusaba loan byo gusenga bije bite, ariko tukasengera ama business yabo. Hari nabaza bakavuga batahandi bashakaga kumpa kuri make, ariko ndaje kuko nzi ko amafaranga yanyu muyasengera. Ibyo bintu byagenze biti ni nabambanjirije, ni ukuvuga ko ibyo nemera jewe nk'umuyobozi w'urwego nibyo nshyira mu kigo ndimo. Niba ntasenga, niyo wabivuga ku mpapuro ntacyo biri bumare. Abakozi barakureba, abakiriya barakureba, bakareba ukuntu bayeho. Iyo rero utagize if you don't live as a life of example, the culture that you want to instill will not work. Ntibivuze rero ko tudafitemo bamwe bagendera mu nzira zitari nziza. Ndabaho urugero, twagize staff retreat, twese turakijijwe, urwego tuha abakozi bakijijwe akazi. Ugomba kugira statement of faith, ukazana pastor ukuzi, ugakora iwacu.
tugize igiterane turasenze nk'abakozi b'urwego tugiye kubona tubona havuyemo bamwe barakizwa none biratuyobera nese ko umuntu uri hano wese akijijwe byagenze bite ariko bamwe baraje barihana barakizwa aravuga bati naraje nshaka ibipapuro pasiteri arampa mbona akazi umwe arakizwa ndetse anarengaho atugura ukuntu yibaga ni ukuvuga iki babamo ntabwo baba benshi culture yo kugira neza iranesha ariko hari n'ibigo culture yo kugira nabi ariho inesha abo rero nabo tuberera imbuto dukomeza gusenga kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo umugani umwe babaje Yesu aravuga atoya ati nimureke I don't remember and let the weeds and the plant grow together mureke urukungu rumerane n'amasaka urukungu rukurane n'amasaka ati igihe cyo gusarura bizatandukana mu bigo rero tuyobora twebwe nitureke bikurane baranareba benshi hari nubwo bibahindura hari n'abadahinduka ko ari abana bo kurimbuka ariko icyangombwa ni ugusengera imitima yabo tuyobora igihe cyose. Yes, thank you very much. So Digitech mwabumvishe Imana bamugisha Papa Sina Gerard ntekeza ko icyo yavugaga yari inama ya contribution Imana igumugisha kandi yaduhaye ikintu cyiza cyane devoir yatubwiye ngo nitujya gupfa twese nituzatera imigeri reke tubeho neza tubeho mu buzima bwa integrité hanyuma igihe cyacu cyo gutaha nikigera tuzatahe neza urakoze kumukoro mwiza uduhaye. God bless you. Munyemereye wenda Papa Gedeon nabizi agiye kuduha indi comment hanyuma nsubize ijambo Ivan. Hanyuma nangize pastor mwana wanjye uri hano ntabwo azi Kinyarwanda neza yawaje ikibazo ndabikubaza uko yabyanditse mu Gifaransa avuga ngo tumusabire ariko yabyanditse mu Gifaransa kandi uraza kubisobanura we neza. Aravuze ngo pose pour nous la question comment faire la différence entre l'ambition et être satisfait dans ce que tu as. Est-ce qu'un chrétien doit être ambitieux? Il faut l'ambition pour ne pas être paresseux, mais des fois les chrétiens ne savent plus faire la différence. Ngaho banzu bisobanurira abandi hanyuma ugisubize. Okay, urakoze cyane. Ni kibazo cyiza abantu bakunze kukibaza. Ese ko Bibiliya ivuga ngo kunyurwa iyo byongeyeho kubaha Imana bigira umumaro nyinshi nese tuzanyurwa ntituzatubaye abanebwe nicyo yabazaga être paresseux cyangwa être ambitieux cyangwa ushaka kuva hano uyu munsi niba ufite chiffre d'affaires wenda y'igihumbi cy'amadolari ukagira 3,000 by'amadolari ibyo byose ni bibi abantu bakunze kubyibaza cyangwa se unyurwe wagize igihumbi cy'amadolari urambike oya ntekereza ko nshobora gukoresha ingero nyinshi za Bibiliya nazo iyo Bibiliya ivuze kunyurwa ntabwo ivuze nanone ngo nturege inyegamo zawe dukoresha ingero za Bibiliya kurega inyegamo no kuvuga to expand icyo Bibiliya ivuze kunyurwa aho ugeze kunyurwa kuri salary yawe cyangwa se kuri business income wabonye ntabwo biba bivuga ngo ntugire vision ntureba handi hantu nkuko Bibiliya ikoresha iryo jambo ryitwa kurega inyegamo ntu expanding oya ahubwo icyo Bibiliya ibuza ni uko expanding hari abantu wakandagiye no gushaka kwaguka harimo ibyaha kuko actually iyo Antoine Rutayisire akunda kuvuga ngo iyo wemereye icyaha mu rugo rwawe uhamagaye Satani mu rugo rwawe araza akagusenya iyo wemereye yuko we expandinga kubera ko atanze ruswa kubera yuko ntago wabaye person of integrity kubera ko asabye abantu ruswa y'igitsina biriya byose twase tuganira ukabyemera Satani abaji wawe kandi muziki muzana kwiba no kwica no kurimbura nibyo bimuzana so naho ngaho difference beramo nuko expand as much as you can shaka izindi business income niba ukorera umushahara ushobora gushaka inzu rentinga cyangwa ibyo ubikore mu buryo bw'ubwenge mu buryo bwo gusenga mu buryo bwo entrepreneurship bwo gushora ariko ntiwemerere ugire values zitazemera ibyaha kubeshya ko amanyanga yuko aba ari byo wubakiraho niyo difference ikomeye ni difference nini yo icyaha kirasenya kandi icyaha gikoze isoni Bibiliya iravuga ngo n'igihugu
n'igihugu ngo gukiranuka gushyira icyanga hejuru. Actually niyo moto ya Rwanda Leaders Fellowship, la justice élève une nation. Gukiranuka, kugira ubutabera bukiranuka, kugira business batanyonga iminzani, kujya kugura ikiro kikaba ari ikiro atari ibintu 800, atari amagarama 800. Ibyo ngibyo kubura umupasteri ukanyurwa n'ibyo ufite, ntubwiriza abantu ngo muzane ibya 10 n'amaturo kugira ngo nge kugaburira inka zanjye. Ariko ibintu babwira bibaho rwose. Nigeze kumva umupasteri abwira abantu ngo amaturo mwatuye ngo mugende mugura ubwatsi bw'inka zanjye. Ariko kuba ubwo buzima bwo gukiranuka butuma ishyanga ritera imbere. Baravuga ngo actually the moral conduct of the country niyo the backbone of the country. Igihugu gikomezwa n'indangagaciro kiba cyarashyize imbere. Igihugu ni kwa nation. So the backbone of a country equals the moral principles, the moral. So rero umwana wawe numva namusubiza arote expanding, agira igihe cyo gushima aho Imana imugejeje, agira igihe cyo gukora business plan yaho ashaka kugana, ariko azibukira icyaha. Niba ariko namubwira amagambo make. Thank you very much. Sinzi Ivan niba nyemereye. Nanjye mfite ikibazo. Yes prof. Nitwa Chiza, nigisha muri kaminuza y'u Rwanda muri department ya political science and international relations. Iyo umuntu ahungiye iwanjye nzi neza yuko ari umuntu muzima, bantu bakaza bakambaza uyu muntu ari he, uzaho ari, je nkicecekera nkavuga rwose ntabwo mbizi. Bose biba bivuze yuko naye nakaje nako ubunyangamugayo. Murakoze. Bamushakira iki? Bashaka kumugira nabi? Okay. Yes, hagere hari n'umama nawe. Reka tubifate nkabi dufati sibyo Ivan. Ni unyemereze dufati initiative ibibazo. Yes. Mwaramutse. Mwaramutse neza. Nitwa Cedric. So nakurikiye ikiganiro mwatanze, ariko naje kwibaza nk'urubyiruko kuko ndi kureba nkabona abantu tungana hano ni bakeya. Abenshi ni ababyeyi, ni abamama bakuze, ni abapapa bakuze. Izi nyigisho nagashimye ko akenshi zajya zigera no ku rubyiruko. Ese nk'ubuyobozi bwa Rwanda Leaders Fellowship ni iki bakora kugira ngo izi nyigisho nziza zigire no ku rubyiruko rutaje kugera hano? Ese nanone nk'umukoro ku babyeyi, ibyo twaganiriye ahangaha turataha tukabiganiriza abana bacu, cyangwa se ni ibyacu twe twageze ahangaha utageze ahangaha ntago bimureba? Murakoze. Yes, thank you very much Cedric. Chairman araza kugusubiza. Thank you. Hari umubyeyi yazamuye cyane. Yes. Murakoze. Nitwa Nyesi. Ndi umucamanza nkaba vice president w'urukiko rw'ubujurire. Numvise hari inyunganizi natanga kuri iki kibazo umuvandimwe yabajije kuvuga uburyo watoza ubunyangamugayo mu kigo kirimo abantu benshi. Mu cyanditswe twasomye muri Daniel mu gice cya 6 umurongo wa 5 twabonye ko Daniel ngo bamushakishijeho ikosa, bamushakishaho umugayo, bamuburaho n'amafuti n'umugayo. N'umugayo, yes. Icyo ntekereza nuko nk'abayobozi ni byiza kuba abakristo, tukabayobozi b'abakristo, umuyobozi w'umukristo akagerageza gukiranuka kandi akamenya inshingano ze, ndetse agaharanira kuzuzuza, akazuzuza yirinda kubeshya, yirinda azikorera igihe, nta tekinike, nta bitindane, kandi noneho n'abayoboye akabatoza kugendera muri uwo muco, agashyiraho strategy zituma babandi bo mu kigo bamenya ngo hano bikorwa bityo, ibintu bikorwa, niba ari izi nshingano mfite hari igihe ntagomba kurenza, kandi hari ibyo ngomba kwirinda. Nkatwe tuvuge nkanjye mvuganije umucamanza,
hanze bakunze kuvuga ngo abacamanza barya ruswa, bikaba bizwi yuko muri urukiko ntibarya ruswa, kandi hakajyaho strategy yuko y'uburyo bwo kubigenzura. Numva nabwo ari indangagaciro wowe nk'umuyobozi kandi w'umukristo uharanira kugera kuzuza inshingano zawe, kandi ugatoza n'abandi kuzuzuza ku gihe kandi mu buryo bunoze butunganye. Ndumva amagambo make aricyo nakivugaho. Ikindi wenda nagiye icyo mvugaho ku bijyanye n'urugero pasiteri yaduhaye rw'umuntu wasenze Imana yamusezeranije ibyo kurya, hanyuma akaza kugaburirwa n'umuntu wavuze avuga ati njye shitani niwe wantumye. Tuzi ko Imana ifite amaboko menshi, Imana ishobora gukoresha n'abatizera. Kuri uriya rugero pasiteri yatanze, njye numvise yuko uriya muntu ni Imana yamukoresheje, nubwo we yaje afite ukunda byita, ariko ni Imana yamukoresheje. Murakoze. Murakoze cyane Agnes, Imana ibuha umugisha. Quickly Kiza, Prof Charles Kiza, umuntu ahungiye iwawe bashaka kumujyana nabi, abamushaka. Ngewe iki kibazo abantu bakunze kukibaza ariko kiroroshye, uzavuge ko ntawe uhari, kuko ubuzima buri sacré. Buriya niwiga Bibiliya umuntu aje kwica umuntu wawe wanize kuvuga ngo arahari ngo kugira ngo utabeshya wamutanze hubwo. So ubuzima buri sacré, ikintu sacré birabyumva no kuvuga ntago bukorwaho, niko Imana yabukoze. Sacred ni burashinganye. Bibiliya tubona hari abadamu babiri, umwe yitwa Shifra, bari abadamu b'Abaheburayo bajyaga kubyara, kuko hari itegeko rivuga ngo uzabyara wese umwana w'umuhungu azamunigire mu gihe cya Farawo, igihe yarashatse kubuza Abayisirayeli kwaguka. Hanyuma umudamu witwa Shifra na mugenzi we bari aba sage femme, bitanga iki, ababyaza bagiye kubyara, babyara abana bakabakisa. Biravuga ngo Imana ibaha umugisha, banze kumvira itegeko ribi, banze kumvira itegeko ryo kwica, bibaviramo umugisha w'Imana. So icyo kibazo nta nubwo tugomba kukidebatingaho, kiri clear. Umuntu yaje kugira nabi umuntu uri wawe, urabizi neza ko aje kumugira nabi, umutange. Oya, uzavuge ko nawe uhari, niba nashoboka uzamubuze no kwinjira urwane nawe. Cedric, ikibazo cya Cedric ndaza kujya chairman agisubize urubyiruko rwumva bino bintu, hanyuma yakoze cyane Agnes ni inama yajyaga. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Reka duhe ijambo chairman hanyuma asubize ikibazo Rwanda Leaders Fellowship mukora iki ku bijyanye n'urubyiruko. I think you can come. Cedric, ikibazo abajije nibyo koko. Zinyigisho zigomba kugera ku rubyiruko mu buryo bwose twashobora, ariko ntabwo twareba urubyiruko gusa, ndetse n'ababyeyi bombi bagomba gufatanya, kuko nk'uko twagiye tubyigishwa, iyo ababyeyi tureberaho badashoboye kutwereka izi ndangagaciro biragorana. Birasaba rero ingamba y'uburyo twakorana mu buryo ari urubyiruko ndetse n'ababyeyi, twese tugira ubutumwa bumwe n'icyo duharanira kimwe. Uburyo Rwanda Leaders igenda ishobozwa gukora uno murimo no kwintegratinga urubyiruko, icyambere nuko abayobozi batangije Rwanda Leaders Fellowship bahaye imyanya ndetse n'uburyo bw'aba young leaders nkatwe kugira ngo tuze muri uno murimo. Uko mbere wazaga muri ano materaniro ugasanga ni Pastor Antoine na Ambassador Murigande ni Gedeo, ariko bageze aho ngo basanga ni byiza yuko bakwintegratingamwo natwe. Iyo yari intambwe ya mbere kugira ngo natwe dushobore kujya dutumira urungano rwacu. Icyo cyari cyambere. Cya kabiri, tugira sector specific prayer breakfast. Nko mu kwezi kwa gatanu twahuje abarezi. The intent ni uko habaho uburyo twakwinstillinga godly values muri education sector, kugira ngo noneho abarezi, headmasters, abantu bakomeze kwinstillinga izi values mu ishuri, kugira ngo zitaguma
kuba gusa ibiganiro ariko noneho no mu buryo buri practical no muri curriculums dufite turushaho kugenda tuzinoza. Hanyuma tugira na prayer breakfast specifically for the young. Mu kwezi kwa munani dufite young leaders prayer breakfast. Iyo narwo no rundi rubuga tugenera urubyiruko n'abayobozi bakiri batoye. Ariko no materaniro nk'aya ngaya nubwo dutumira abayobozi bakuze ariko abarimwo n'urubyiruko kandi ndizera yuko bahari. Ndumva rero ari izo ngamba yego haracyari urugendo dukoresha social media, izi nyigisho tuzishyira kuri YouTube kugira ngo ushoboye nawe azikurikirane na nyuma y'ahanga ariko ugize neza we'll still find izindi ngamba twakomeza kushyira mu imbaraga. Urakoze. Ni wowe mugenga wanjye Yezu wandindiriye ubuzima mwami wehenza gusingiza. Ni wowe mugenga wanjye Yezu wandindiriye ubuzima nzagusingiza haleluya nzakubyinira kuko ibyunkorera Yezu ntibitangaza. Mana ushobora byose, uyu mwanya duhuje umutima duteranye tugusenga tugushimira, turazirikana ko hashize imyaka 29 iki gihugu gikuye mu mwijima ukagisubiza mu mucyo. Wagikuye mu rupfu ugisubiza mu buzima, niyo mpamvu tutazahwema kugushimira. Turagushimira kuko ugira neza kandi byose wabikoze neza mu bunyangamugayo. Ariko kandi turazirikana ko ubunyangamugayo bwabuze muri iki gihugu kugeraho abana bawe bakikirwamo bazira gusa ko wabaremye ari abatutsi. Turasaba imbabazi kuko umurage mwiza w'ubunyangamugayo waduhaye tutawukomeyeho ahubwo twawuteshutseho. None rero ubwo watwubatse ukongera kuduha ibihe byiza by'amahoro n'umutekano, uduhe guhora tuzirikana ko utwifuriza kuba inyangamugayo. Uduhe gukomera kuri uwo murage, abana bacu bawukomereho, ababyeyi tuwukomereho, sosiyete iwukomereho, igihugu kiwukomereho, maze uzajye wirwa i Rwanda kandi utaha i Rwanda. Turagushimira abana b'igihugu wakoreyemo nabo wakoresheje ndetse n'inshuti zacu kugira ngo twongere twiyubake. None aya magambo duhaye ni amagambo y'umunsi, ni amagambo y'ubuzima, uduhe kuyazirikana kandi uduhe guhora tuyobora ubuzima bwacu mu bunyangamugayo kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Wakoze rero kubw'uyu mwanya, tugushimiye wayoboye gahunda, tugushimiye amafunguro twasangiye, tugushimiye ijambo ryawe ry'ubuzima, ijambo ritwubaka twasangiye, tugushimiye indirimbo n'amajwi biguhimbaza. Biraduhamiriza ko waduhaye ibihe by'ubuzima, uduhe rero kubikomeraho. None rero uramburira ibiganza kuduha umugisha kandi utugirire neza. Imbaraga zawe zikomeze zidukoreremo zidukoreshe, uduhe ubwenge bwo kumenya ko waturemeye kukubaha no kukubahisha, waturemeye kubaka iki gihugu no kukirinda no guharanira ko bagituye babaho kandi bakabaho mu mahoro. Uduhe gukomera kuri iri banga ry'ubunyangamugayo. Nuko amahoro yawe n'umugisha wawe bibe muri twe, mu izina ry'Imana Data wa twese
iry'umwana n'iry'umwuka wera. Amen.